ntabwo twara ngo tware ngo mu marogi ngo tware mu kabari wacu sibyo dushaka gukora nka gutwara ahantu gapika Allo Chere ko nari ngeze muri ya quartier yanyu urahari ngo musuhuze Okay ngate bukusonde be ntari bireka nkugereho kabisa kankutakareho vavo fresh Sano mwana ngo yizi sanda bigenza tera abajo banyura no barambi bigero man ko numva giye kurabuzizara ariko byange bikunde avuye school ntago yancika ndamushaka man ndamushaka giye kugenda shaka hano nkuri bigero kuko ntabwo naraburiza man ntabwo naraburiza kwe abana bibaje wallahi Aku rompet berapa aku yang menung. Bagaimana guys? Sekolah aku sekolah ada bak kita beli kurus dengan kurus rumah. Aha, wala. Suka mesa shizana n'injibishe. Ngana no gasekere. Ariko reba neza ari bya bitomate usigaye baravuza ko mutima uziboteye neza cyane kandi. Amakuru. Urakaze. Mugize muri gari sangaye. Mukanya ariko no kuri kwimana uramamagaye numva birantumwe ndavuga se niwe uhageze narahomvaga ko nari buze numvaga ari blague urambwa ati musanga ngaha kukapa ndavuga se kuri murambirishye byo narindeye mu rugo nyine nangaga ko kunyuraho nagushuje mbwira chauffeur arahagarara nyine ngo ko ari waranyeretse mbikaritse shaka bisa kweri sasa uraho nyihangana gatara akadiri ndimo ndapanga sibyo tarakabora shaka kubanzanira sibyo cyangwa nabagore bawe bahamagarira hano jamwe mutima ntongizera se nyizera ndeka ni hano nta nubwo njya kure nta kantu shaka kubanzanira urumva akurabizwa ni mu projet menshi urumva umuntu tumwecora we kungirira ikibazo rwose na gitoya cyane semana ubuyuda ndambaye ni ubuyuda sina papa umva rero umva muri mubwira ukuntu ibintu bigerekeye man cyane kinguye wa condition kandi nta byiko bindi ko bimitize imbere shami ntabwo dushoboka man papa ndakwinginze uri niganje man ese ubu ndaburize man ngiye ko tingana uko ajya jane akusiyo niga umbwira man ariko cyane Sheri karame akuno bugiga niho myari byatare badamuvugisha arambira ngo bagiye kuza turakomezanye tuganire ubuse ntabwo urushye byatare tuye tugendamo nyine dutemberamo Webro tutima base mubwira wababirukaniza gero mani ko numva naragurishe byataje mani cyane kinguyeho nabiteganyije urumva none ndebera naragurishe ujya mani cyereka kubiyese nimara kuhava ntari bitugenda tumwokamwe ariko ngoro ufashe imana sayidi ya baba ariko waretse kundeza mani nta yindi niga wankwa filmira hafi aho ngaho mani wabaza fresh nta kundi nyine ariko wumve ngo yaragurije byatari hari you walk him up fresh uko wakisasa kejel ya bamunutse garse man nta wandangira hari agafunguzo se ibaze wallahi ngo yakajyanye muji gusuye n'ibiki bunkoreye man nta n'ikintu mfite cyo kuvugana nawe tema business mba ndimo ni daje umve ngo uyu nguyu agiye kunzanira gahunda nyine tu na utuboro ndangura urumva rero akose kompani wakaye ya nange ndakaye akoreka nkubwira
ufite agatekerezo reka nkubwire mutima waretse njye nawe tugatemberana ahantu urumva urabona respecting ntabwo tware ngo mu marogi ngo tware mu kabari wacu sibyo dushaka gukora nka gutwara ahantu mu picnic sibyo tugatembera nyine trip ahantu twatwicariye nyine ahantu twumva akayaga urumva cyane tuganira bitwa warumbuye shamande barimbe ikombe yaruka cyaje wowe no bose cyo turakora umuti birenze kuri byo sibyo ahubwo fatari ko muri kampani Mutima asiko asigaye wakintu none se awa ni yawe ugiye sinabwiye ko na bolo duhaturesha kongera twicare twiganiriye urana ari ibintu bizenze se ibisimba birakurya aho nabinyabwa biha ariko bare ureba kano gasozi ariko ureba ubigari fresh urazi kuganira man ibindi reba ureba kayaga kava ahantu munsi na ahantu makunda kuri cyane iyo mahagaze ngiyewe ndi kumwe n'amanigaye cyangwa se n'abandi bana ubona ari fresh zatanye ahubwo abizi pe gusa uko yaho twari mu kabari no kuza twihagarira ngange nawe bahanga hano ahantu hameze hato ariko reba ni muri toilette ni reba nka tuno turu mu bwa mbere ngiye kujya wake up kandi nakubwiye ngo tugiye kurana picnic turavanga tujye n'ahandi ikibazo ufite ni ikihe ndagwe kugira ikibazo sibyo nta birenze rwose icyo kudura leta wigarura